Umurenge wa Busoro weramo ibihingwa nk'imyumbati, umuceri, ibigori n'urutoki. Abahinzi b'ibigori bibumbiye muri koperative Kwamanya batangiye gutekereza uburyo ibigori byera ku bwinshi mu murenge wabo babibyaza umusaruro kurushaho. Ibi byatumye bishingira uruganda rukora kawunga. Nzarubara Felicien ni umunyamuryango wa koperative y'abahinzi b'ibigori yitwa Kwamanya. Nzarubara avuga ko ubuhinzi bw'ibigori bwatumye yubaka inzu iruta iyo yabagamo mbere, ndetse ibiryo by'amatungo biva muri uru ruganda bituma n'umukamo w'inka ze wiyongera cyane. Ntatangira guhinga ibigori nari mfite akazu gatoya ka metero enye kuri 5, aho ntangiriye kuba umutubuzi imbuto nziza y'ibigori, nkaba nujuje inzu ya metero 7 ku 9 ifite agaciro ka miliyoni 8. Ikindi kandi ndoroye navuye kuri litiro 3 z'amata najyaga nkama ku munsi, umbasha kuba nakama litiro za hafi 12 ku munsi kubera ibiryo by'amatungo dukura hano kuri uruganda kuri bya bigori byacu. Murenzi Abdara, umuyobozi w'akarere ka Nyanza, ahereye ku musaruro uboneka muri aka gace, asanga abahinzi bagomba gucika ku buhinzi bw'ibyo kurya gusa bagahingira isoko. Ibi rero ngo bizashoboka mu gihe babanje kongerera agaciro ibyo beza mu mirima yabo, bashinga inganda ziciriritse bituma iterambere ryabo ryihuta. Abanyarwanda tugomba gutera intambwe yo kuva ku gutekereza guhingira kurya gusa, ahubwo tugahingira isoko. Guhingira isoko ni ukongerera agaciro umusaruro kugira ngo ubashe kubikika, unagere henshi, ubu unashobora gukorwamo byinshi birenze kimwe. Iyo tuvuze ngo akawunga mwumva ko bakuramo karite ya mbere, ya kabiri, ibiryo by'amatungo n'ibindi, bikwereka yuko kongerera agaciro umusaruro bidakemura ikibazo kimwe gusa, ahubwo bikemura ibibazo byinshi. Ugiye no mu mateka y'ibihugu byateye imbere, inganda ziciriritse ziri mu byihutisha iterambere. Guhuza ubutaka hahingwa ibihingwa byatoranijwe ndetse n'uburyo bwo kugeza ku baturage ifumbire mvaruganda ni politike leta yashyizeho mu rwego rwo kongera umusaruro w'ubuhinzi. Mbarubukeye Vedaste, umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Busoro, avuga ko kubahiriza izi gahunda no gukorera hamwe binyuze mu makoperative bituma uyu musaruro ukenewe kongererwa agaciro uboneka. Kugira ngo rero bikorwe neza, dushishikariza abaturage kubihingira hamwe duhuza ubutaka, gahunda ya Land Use Consolidation, bigakorerwa mu makoperative, hanyuma iyo bimaze kwera n'umusaruro basarurira hamwe kugira ngo babashe no kuba bakwishyura amafumbire aba yatanzwe mu buryo bworoshye. Usanga rero abaturage bafasha, bigatuma na mobilisation cyangwa se ubukangurambaga ku bijyanye no guteza imbere ibyo bihingwa bitatugora cyane. Kuri ubu abagize koperative Kwamanya bari hafi yo kuzuza uruganda rugezweho ruzasimbura urwo bahereyeho. Banateganya gushyiramo izindi mashini kugira ngo bashobore gukora kawunga kujuje ubuziranenge. Ibigori aba bahinzi bahinga havamo imbuto bagurisha na Minagri, ingeri ya kabiri ikavamo kawunga, naho ibisigazwa bakabikoramo ibiryo by'amatungo. Kalisa Evariste, Televiziyo y'u Rwanda, mu karere ka Nyanza.